ararutse inshuti ya Yesu. Aba bane duherekeje bari kumwe n'abandi nabo bari mu bitaro, bamwe ni indembe. Uyu munsi rero duherekeje Ingabire Gatabazi Claudine, Musabyimana Eliane, Leotari n'Uwamahoro Geneviève. Abangaba yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana arukiye mu gituza, soje umurimo we. Murakoze ndabona kandi nkabona mwiteguye gushyira mu bikorwa y'amabwiriza. Rero hano harasigara abayobozi ba gahunda hano gusa, hanyuma tugiye gusezera duhereye kuri iyi ntebe iriho abayobozi b'umurenge n'akarere, hakurikireho kiriya gihande kirimo pasitoro n'abadamu babo, hakurikireho iriya korali bari kumwe hariya bakomeze, hanyuma gusezera harakurikiraho bariya abantu bahagaze hariya mu muryango mwese mwikicaye, bariya bahagaze mu muryango nibarangiza gusezera basohoka turajya tunyura hano tugenda. Iyi nzira ni imwe gusa, ni iyi nzira. Ba kameramani barimura amafoto yabo hariya bashyire hariya, bakoresha iyi nzira, murinjira umuntu umwe akuraho isanduku, arakuraho umufuniko hariya, naha bikorwe neza, hafi gakureho imifuniko y'isanduku. Mwumvise yuko abantu bagiye guhabwa amahirwe yo kubanza gusezera kugira ngo twirinde ambutiyaje. Hagiye kubanza aba bantu bari hano kugira ngo iriya nzira tuyibone ibe yagutse, hanyuma nibamara guhaguruka bariya ziriya ntebe zose barazegeza ku ruhande, hanyuma dukomeze. Munyemerere photographe imura kamera cyangwa ishyire hariya, iyo nzira ifungurwe neza. Yego. Usengera mu mutima w'Imana n'umwiteguro ukwiriye nawe. Yego, mu gihe bareba indi ndirimbo ndabashimira cyane uburyo bwo kubikorana ikinyabupfura n'ubwitonzi. Yego, dukomereza ku ishyamba aho dushyingura ihanga hakurya y'umuhanda, hakurya ku Mubuga niho turi gushyingura ibintu bya Mubuga. Yego, gusenga ngo Imana iduhe gukomera bagenzi bazerera kure iwabo, ushobora gukunda agafoto ijisho ku ifoto bamwibuka, icyo gituma amafoto yashyizwe hose turiza kuriya ifoto igaragara, ushobora kubona ukitegereza neza umusaza uri gukunda akajisho
ufite umutima woroshye ugatera agatima kwifotora akajisho kwifotora nawe yihagije abagenzi bose baremye bazakira umunsi naza ufashe kugira ngo tugire ibyiringiro byayo imituro by'abera bose uko bangana urabikora neza byose bizakingurwa rwose kandi intego z'abasinzira mu kuzimu bazongera gutura ku isi azaza gushidikanya ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza hakiyongeraho ijambo ryiza ry'Imana ry'ukoresha bose barebye bazakira umungiza naza kwihana nta kizadutanya muri iyo si nziza tuzaririmba uko twakize abacunguwe bose baramya umwami wo mu ijuru azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose baremye bazakira umukiza naza kwihana haleluya mena haleluya iteka nitwitonda kadusabe n'abicaye ku ntebe y'inyuma bakomerezeho n'abicaye ku ntebe y'inyuma bakomerezeho maze uzambare ikamba rwose munyaruka munyaruka azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose barebye bazakira umukiza naza kwihana yego nibyo rwose mwabikoze neza intebe y'inyuma nayo ikomerezeho ibakomerezeho rwose kandi munyaruka umuririmbyi wacu arakoze reka turebere indi ndirimbo dukomeze guhimbaza Imana ndibutsa buri muntu wese wageze muri uyu muhango ko ibi biba bibereyeho kuduha umwanya wo gutegura natwe urugendo rwacu unibaza uti ese uburyo mbayeho n'uburyo mbanye n'abantu uburyo mbanye n'Imana nanjye umunsi wanjye wo kugenda nzaherekezwa n'abantu bangana batya yego imiryango yagize ibyago murabona ko abantu badutabaye rwose Yesu atembea byacu n'amahirwe kumwera yego twatwuzuza intebe y'inyuma rwose nihaguruke shyiramo akete rwose iyo tubabaye rwose dufite ishavu ryinshi kwihuta abana dutera akajisho wareba no kwifoto biraba bihagije iyo isaha bituma utamureba neza ureba ku gafoto foto tugira ibyago yego foto gatotezwa cyane abanyaruka ufata agafoto ariko nyaruka byoye kudutera ubwoba yego rwose unyaruka unyaruka mwiringire rwose nta
rero muhaguruke mukomeze rwose bari ku ntebe inyuma usigaye ku ntebe inyuma gerageza uhaguruke turashaka gucungura igihe urajya guteraho akajisho ku ifoto kureba kuri serivisi y'ubugoye agafoto karagufasha kumwibuka neza gusa hanyuma ugakomeza yego unyaruke bari ku ntebe z'inyuma hanyuma dukomereze aho dushyingura ntihagire abagenda ku rubuga rwose kereka ubaye utegereje ikinyabiziga ugutwara akaba ataragera ku kinyabiziga cye abadafite ikinyabiziga mwakomeza n'amaguru ni hafi rwose abari gusezera kugerageza gushyiramo agatege ducakora igihe abawe basinziriye bazongera kuba bazima kandi abacu bapfuye ijambo ry'Imana riravuze ngo bazagaruka Yobu ati nzi yuko umucunguzi wanjye ariho umutima nubwo wawe napfa wuzuye maganya ntamanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo ubahagaze ku rugi arakomanga yinginga nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo reka rwose dusezere dushyira akanya twihuta yego mukecuru rwose ushingure twihute kandi tutababara badafite ibyiringiro ijambo ry'Imana ryamukoresha rihagije ngo umugaragu w'Imana Yobu impanuka yahitanye abana be 10 bose abagaragu amagana batazwi umubare imitungo yose ariko muri ibyo byose nta na kimwe Yobu yigeze aherereza ku Mana ahubwo yiringira Imana aravuga ati nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi narazi neza ko umunsi umwe azahagarara mu isi kandi amaso yanjye azamureba Sayuni Yesu nagaruka amaso y'abacu basinziriye bizeye kuzamubona natwe dusigire Yesu umwanya w'imitima yacu kugira ngo tuzamubone yego umukecuru wamushyira ku ruhande rwose akihangana yegere ku ruhande abagendera bakokora inzira yego mureke abandi mwakomeze umwana mukecuru tureke umukecuru akomera kumukomeze gufasha gukomeze mukecuru abacu basinziriye tuzongera kubabona n'abafata amafoto twaza kubahanganya bakakugura inzira komera ntitumere nk'abafite ibyiringiro Yesu nagaruka intumbi z'abacu basinziriye zirabose imfunguwe bazi mu ijambo ry'Imana rivuga nk'uko rivuga barakoze cyane reka rero itsinda riri hanze rikomeze rize naryo rigakomeza ya nzira asezere bihuta hari abajya i Kigali numvise ko dufite abavuye muri Amerika numvise ko dufite abavuye ahantu hatandukanye baraza gukenera gutaha n'ikirere ubwacyo kirasa nabi kiri kutuburira ubwo rero abavuye hanze bari mu rusengero babikoze neza bakubita akajisho ku ifoto bikaba birarangiye
hanyuma mu mitima yabo bagasenga ngo mana ntihumeke urukwiriye namwe mubikomeze gutyo ifoto iragufasha kumwibuka uramumenya ushobora kutamwitegereza neza muri serikeye ariko ifoto iragufasha kumumenya nyaruka kandi ngo ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro nayo yarakomeye garaguha imana yo barakomera ati nzi umucunguzi wanjye ariho kandi ndabizi neza ko umunsi azaza amaso yakazamurira atarayumva kubitaho akajisho wihuta kubitaho akajisho nyaruka maze dukomereze aho dushyingura. Si byiza ko duteza mutiyaje hanze hagomba gusigara abatarasezera gusa, abandi mwegera ibinyabiziga byabazanye, abandi mudafite uburyo bwo kugenda n'imodoka mugere mukomeze n'amaguru tubabasange. Hari bagenzi bawe bamaze kuhagera, hari itsinda ryageze, sonorizasiyo yageze, wajyayo tugakomerezayo kugira ngo naho ducungure igihe. Abana rwose mukubita akajisho no kwifoto kurasize kera bakure ureba ku ifoto witambukiza, tera akajisho ku ifoto uramwibuka byoroshye. Nicyo cyatumye umuryango ushyiraho mu buryo bworoheje bwo kureba amafoto. Ushobora kureba ku mafoto wihuse yego abanyeshuri tusezere umwarimu wacu hanyuma nibyo abarwayi batidusezere kuri muganga wacu uheruka yatuvuye nibyo kandi yari yatuvuye mu kazi. Badusezere ku baririmbyi bacu uheruka, dusezere ku badiyakonikazi bacu nibyo tera akajisho ku ifoto biragufasha nibuka maze utambuke wihuse. Baza gukenera gufotora bakoresheje telefone, bareke dusoze tuze kubashakira kandi bakaboneka. Nibidashoboka twirinde, hari umwanya ushobora gufata ifoto kuri telefone abari mu muryango bafungura inzira niba arimo barambutiyaje. Usohoka wese akomereza aho dushyingura imbere ya serikeye witinda, imbere ya serikeye shyira akajisho maze unyarure kandi mukomere biravuga mukomere wikomeze mube abagabo nyabagabo, imitima yanyu ntikuke. Kristo yanesheje urupfu kandi mwumvise ijambo ry'Imana rivuga turiye yagurishuwe ngo izahanagura amarira yose ku maso, ngo inyanja nk'iyo ntizaba igihari, hari isi itazabamo inyanja, isi itazabamo urupfu rumeze nk'inyanja itandukanye n'abacu, kuko inyanja yatandukanyije Yohana umubatiza n'imiryango ye. Nako Yohana umubatiza urupfu rwatandukanyije Yohana umubatiza n'imiryango, ariko azongera kubonana nayo. Yohana intumwa ku kirwa cy'i Patimo, inyanja yamutandukanyije n'imiryango, ariko ntizaba igihari Imana yamubwiye. Niyerekana yaribonye ko ibi bizarangira, inyanja idutandukanye n'abacu, impanuka idutandukanye n'abacu, uburwayi budutandukanye nabo, ibyago n'amakuba bidutandukanye nabo bizaba bitagihari. Hazaba hari indirimbo ivuga gusa ivuga ngo haleluya, ishimwe n'icyubahiro n'ikuzo bibe Imana n'intama wacunguriye abo mu isi bose kubana n'Imana zose bose, maze ikatugira abami n'abatambyi. Ni byiza imbere ya serikeye nta gutinda, maze tugaha umwanya n'abandi bagasezera kandi tukabikora mu kinyabupfura no kwitonda. Yego gusezera no kugaragaza amarangamutima menshi, bakugaragarije umwanya, tukabagenera umwanya wo kumufasha. Reka
twese duhumurizwe n'amagambo Yobu yavuze, amagambo meza cyane akomeza uyumva uwo ari we wese. Aravuga ngo ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana afite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yobu 19:25 kugeza 27. Imana ikomeze ibihanganisha. Haleluya. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo uyu mwanya tube umwanya wo gukomera. Nta magambo dufite yakomeza umwana w'umuntu wabuze umufasha, wabuze uwo bendaga kurushingana, ariko Kristo we ufite imbaraga zo kudukomeza akomeze buri wese. Ndagira ngo mbere yuko dufungura ibyanditswe bidukomeza, ngire ubutumwa ntanga bw'umuyobozi w'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ubutumwa yampaye, yambwiye mukomeze ab'umuryango, inshuti n'abavandimwe ku byago byatugwiririye. Iyi miryango duherekeje, abashiki bacu duherekeje, ni abizera b'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, kandi barabizera bashimwa. Ikimenyimenyi bari bavuye mu murimo w'ivugabutumwa wo kuririmba. Rero twese dukomere. Itorero ryabuze abantu b'ingirakamaro, imiryango yabuze abantu b'ingirakamaro, igihugu cyabuze abantu b'ingirakamaro. Aba bane duherekeje bari kumwe n'abandi nabo bari mu bitaro, bamwe ni indembe, abandi bari koroherwa. Abari mu bitaro dukomeze kubazirikana mu masengesho yacu, Imana ikomeze kubitaho. Uyu munsi rero duherekeje Ingabire Gatabazi Claudine, Musabyimana Eliane, Leotari n'Uwamahoro Geneviève. Abangaba basinziriye, ariko nk'abizera, nk'abantu basoma ibyanditswe, twizeye yuko ibi ngibi ari ibitotsi by'igihe gitoya. Bidatinze ubwo Kristo azaba agarutse, bazumva amazina yabo ahamagarwa, kandi bazava mu bituro kimwe n'abandi bose bapfuye bizeye Kristo. Nshuti rero bavandimwe, ndagira ngo tuzirikane amwe mu masezerano dusanga mu ijambo ry'Imana. Ibihe nk'ibi ngibi, uretse guhungira ku masezerano dusanga mu ijambo ry'Imana, nta bundi buhungiro dufite. Nta handi twakwerekeza intekerezo zacu uretse kuzerekeza ku ijambo ry'Imana. Yesu yicaranye n'abigishwa be ari mu cyumweru cyo cya nyuma cyo gutandukana nabo, barangije kubona, yarangije kubabwira yuko igihe kigeze akaba agiye gutandukana nabo. Yari yabateguje, ariko ntabwo babyumvaga, ntabwo byinjiraga mu ntekerezo zabo. Maze Yesu ushobora kureba mu mitima yabo ababwira amagambo yo kubakomeza cyane, amagambo dusanga muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Arababwira ati, ntimuhagarike imitima yanyu,
mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi kandi ngiye kubategurira. Yesu warebaga ibyo abigishwa be bazahura nabyo, yabonaga urupfu bazapfa, yabonaga uburyo bazababara, ariko arababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwebwe mwizere Imana kandi nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa Data hari amacumbi. Yesu yashakaga kwereka abigishwa be yuko muri iyi si atari ahantu dukwiriye kuzaba by'iteka ryose. Maze arabateguza arababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana ngiye kubategurira. Iri ni isezerano rikomeye cyane kandi ni isezerano riri hafi gusohora. Ubwo Kristo agiye kugaruka, iri sezerano rizasohora kuri bariya bigishwa, rizasohora kuri abo igihe kizagera ngo natwe turwishime hejuru, maze tuvuge ngo warupfuwe kunesha kwawe kuri hehe. Nshuti z'Imana, reka dushikame ku masezerano Kristo yaduhaye. Kristo yatubwiye yuko agiye kudutegurira aho tuzaba. Kristo yadusezeraniye yuko azagaruka, kandi kugaruka kwa Kristo ni ihame ridakuka. Hari andi masezerano tujya duhabwa n'abana b'abantu ndetse amwe ntasohore, ariko isezerano Kristo yaduhaye yuko agiye kugaruka, ndagira ngo bahagirize yuko ari ihame ridakuka. Yarabivuze kandi azagaruka. Ibi ngibi rero Yobu we abisobanukiwe neza cyane. Isezerano ryo kugaruka kwa Kristo Yobu arizi neza. Yobu mu mibabaro ye, mu gahinda ke yari arimo, amakuru ya Yobu turayazi. Icyo Bibiliya tuzongera kubonana, ariko twebwe dufite ibyiringiro yuko tuzongera kubonana n'abacu bapfuye bizeye Kristo. Pawulo yarakomeje ati iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Haleluya. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamurwe mu bicu dusanganira umwami wacu mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranishe imibabaro ubwirana aya magambo. Aya niyo magambo dukwiriye kubwirana, amagambo y'ibyiringiro, amagambo y'uko Kristo ubwo agiye kugaruka azongera kuduhuza n'abacu bapfuye bamwizeye. Irindi sezerano rya nyuma nshuti z'Imana shaka gusangira namwe ni isezerano dusanga mu Byashuwe igice cya 21. Ni isezerano ryahawe intumwa y'Imana Yohana ubwo yari mu bihe byo kwiheba, kirwa cy'Ipatimosi. Maze ijuru riramanuka riramwegera rimwereka ko igihe kizagera iyi si ikarangira, maze tukazahabwa indi si nshya aho tutazongera kubabara ukundi. Maze Yohana ayobowe n'umwuka w'Imana yaranditse aravuga ati mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Haleluya. Yohana kwandika ngo inyanja yari itakiriho, yari ku kirwa cy'Ipatimosi, yari wenyine, yari yatandukanyijwe n'umuryango, yari yaratandukanyijwe n'abizera bagenzi be n'inshuti ze. Kuri we inyanja cyari ikibazo, maze ijuru riramuhumuriza riramubwira ngo n'inyanja ntabwo izaba igihari. Nshuti z'Imana, urupfu ni inyanja idutandukanya n'abacu, ikadutandukanya n'ababyeyi bacu, ikadutandukanya n'abana bacu, ikadutandukanya n'abo twashakanye. Urupfu, ariko iyi nyanja igihe kizagera izakurwaho. Maze umurongo wa 2 Yohani yerekwa ngo ururembo rwera Yerusalemu ishya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni
arimbishirizwa umugabo we. Maze ngo Yohana akomeza avuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Umurongo wa 4, isezerano rikomeye, bizahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bizaba bishize. Ngibi byiringiro dufite yuko imibabaro duhura nayo muri iyi si igihe kizagera ubwo Kristo azaba agarutse dukuye muri iyi si, ngo azahanagura amarira yose twareye muri iyi si. Reka nshuti z'Imana dukomeze kugira ibyiringiro kuri Kristo wapfuye akazuka, kuri Kristo ugiye kugaruka. Mureke abe ariwe duhanga amaso, intekerezo zacu tuzerekeze ku Mana. Reka turebe Kristo wabambwe ku musaraba akazuka, tugire ibyo byiringiro yuko abacu duherekeje uyu munsi igihe kizagera bakava mu gituro. Ndifuriza buri wese guhanga umusaraba wa Kristo kuko niho dukura ibyiringiro. Hari indirimbo nkunda y'112 iravuga ngo urabuka umusaraba wawe mwami nibyo byambeshaho sinitakomajwe n'iby'isi heza gakiza k'umusaraba kurabo kw'Igorogota nibyo bizambeshaho mbegama iwe yanjye yo kurabuka Yesu ubwo nari nkibona umukiza yanyagiranye ibyishimo nta n'ubundi nyir'ibirwanya umurabukwa n'ibyo byangiza kurabo kw'Igorogota nibyo bizambeshaho mbegama iwe yanjye yo kurabukwa Yesu nzajya mpangama z'umusaraba kandi nkiringire rwose ntawutumira umusaraba wari wigera meshwa n'umwanzi kurabo kw'Igorogota nibyo bizambeshaho mbegama iwe yanjye yo kurabukwa Yesu. Nshuti z'Imana, mu bihe nk'ibi ngibi mureke turabuka umusaraba, turebe Kristo wapfuye akazuka, Kristo kandi ugiye kugaruka. Iki gice kiravuga ngo ntawe utumbira umusaraba wari wigeranishwa n'umwanzi. Ibihe nk'ibi ngibi Satani abashaka kubicamo ngo atuneshe, ariko yaratsinzwe. Ndasabira buri wese ngo arusheho kureba kuri Kristo wapfuye kandi akazuka, kandi Kristo ugiye kugaruka adukura muri isi y'icyaha. Ibyo mbasabira kandi yisabira mu izina rya Yesu. Dukomerere mu mwami. unakomerera kwitegereza isura
ifoto bakibuka neza mu buryo buhagije. Ifoto bazikoresheje mu buryo bwiza ziragaragara neza. Yego kandi ikoranabuhanga rirahari. Aya mashusho tuzakomeza kwitegereza. Ndabona rero abari hanze baragiye bibasaba kudaca noneho imiryango nayo tugera ku mwanya wo gushyira umusozi w'imihango wo gusezera kuri gukomereza ishyamba. Imbere ya serikeye ugatera akajisho kuri foto biragaragara neza, biragufasha kubyibuka kandi ikoranabuhanga ryabikeneye. Tuzongera twitegereze neza abakameramani babifata ku buryo bwiza n'amashusho akeye kugira ngo tutabibonye mu buryo buhagije bazabasha kwerekana impamvu mu buryo buhagije. Nibwira yuko abari hanze twashyize umusozo, twatanze umwanya uhagije, abandi baraza kwihangana. Ku kinyoma mbishobojwe n'umwuka wawe, nakwishima cyane rwose nibaniye nawe, maze nakumva umurizo undi ndabonagire uburyohe bwizeye rwose uyu Yesu akajisho ku ifoto biragufasha. Rero akajisho amafoto bashyize ahantu hatandukanye hashoboka ku mipira, ku madepira yakozwe, hari ifoto nini zakozwe. Yego murakoze. Rero mwanyaruka maze bagana umusozo. Nigiza hafi mbane nawe, ntajya nutira kuba. Murakoze gufungura inzira kugira ngo n'abandi bashobore kwitegereza ubuzima. Mwakoze gufata mu mugongo mwakoze cyane, Imana ibagisha. Mwakoze cyane, Imana ibagisha. Ntabwo ari ibintu byoroshye ariko Imana yabikomeje. Niba hari abo mu muryango batasezeye, niba umwanya ugezweho rero, yego mwakegera hafi murakoze kwisobanuriza. Reka rero mwe dusigaranye aho baruhukira, mureke abatanze ubuhamya, imiryango yabo, abatwari babo, bafiyanse bakomeye baradukomeza. Reka twe kuba twe tubashengura imitima ngo tubaherekeze n'amarira y'abadafite ibyiringiro. Ubu none mureke dukomere mu ijambo ry'Imana, tubakomeze nabo babone ko bafite imiryango kandi ikomeye, kubera ko ijambo ry'Imana ridukomeje. Reka mbabwire abavuga bati Yesu ni mwiza aha, kandi mu muryango haraza gukomereza igitaramo cyo kuganira. Ndagira ngo ibiriho byitabweho cyane. Icya mbere, hari abantu bagize umugisha wo gusezerera mu muryango, uretse ababashije kuba bari hano, ariko aho waba uri ukaba wagize amahirwe yo gusezera aho gahunda yakorewe, ube wihanganye. Uyu mwanya tugiye kuwukoresha tuwuha abatagize ayo mahirwe, tuze kuguha umwanya nawe wo gushira igishyika birakwiriye. Murakoze. Ndabareba kandi nkabona mwiteguye gushyira mu bikorwa y'ababwiriza. Rero hano harasigara abayobozi ba gahunda hano gusa, hanyuma tugiye gusezera duhereye kuri iyi ntebe iriho abayobozi b'umurenge n'akarere,
hakurikireho kiriya gihande kirimo pasitoro n'abadamu babo, hakurikireho iriya korali bari kumwe hariya bakomeze, hanyuma gusezera harakurikiraho bariya abantu bahagaze hariya mu muryango mwese mukicare, bariya bahagaze mu muryango nibarangiza gusezera basohoka turajya tunyura hano tugenda. Inzira ni imwe gusa, ni iyi nzira. Bakameramani barimura amafoto yabo hariya bashyire hariya, bakoresha iyi nzira, murinjira umuntu umwe akuraho isanduku, arakuraho umufuniko hariya naha bikorwe neza, hanyuma hafi bakureho imifuniko y'isanduku. Mwumvise yuko abantu bagiye guhabwa amahirwe yo kubanza gusezera kugira ngo twirinde ambutiyaje. Hagiye kubanza aba bantu bari hano kugira ngo iriya nzira tuyibone ibe yagutse, hanyuma nibamara guhaguruka bariya ziriya ntebe zose barazegeza ku ruhande, hanyuma dukomeze. Munyemerere fotogarafe imura kamera cyangwa ishyire hariya, iyo nzira ifungurwe neza. Yego, twese turashaka kubikora duhimbaza Imana. Ushobora gufata mikrofone uri hano ntacyo bitwaye, si ngombwa guza imbere, hanyuma ukatuyobora mu ndirimbo. Okay, reka rero basabe nta wundi muntu turi buze kuba dukeneye ahagaze aho ngaho. Niba byakunze mwakoze muratanga kandi abayobozi bo ku murenge n'akarere ba pastor mukurikire umusitari hariya, ubundi izo ntebe muziduhe. Imiryango y'ababuze ababo yo ikomeze yicare, barabyemerewe kuko bo turaza gusezera nyuma dusohokanye n'abakurikira. Urangiza gusezera ni ugukomeza kwirinda, ufite ikinyabiziga aragifata akijyemo kugira ngo atange inzira, hanyuma habe gukomeza mu ndirimbo. Mikrofone, kagwe mikrofone hano irahari. Murakoze, izo ntebe bazifunge, hanyuma tubone iyo nzira ihagije. Indirimbo ya gatatu. Nzabona Yesu mu maso, umusoza tujyana, niho nzamwitegereza, ko ari we wapfiriye. Nzamurora mu mazi iteka, ndamutekereza, ariko simurora. Umusuhiri uzaza, nzamubona n'ubwiza, nzamurora mu maso ye, turi kumwe mu ijuru. Rero abari ruguru mu mutwe w'urusengero mukomeza bahagaze mwinjire, muze musezere isanzwe. Nyaruka rwose imbere ye, yego ishize ibigande biganuwe, nahijimye hakeye. abari hanze bari baretse kwinjira ndabahamagara, tubanze tugabanye tukinjire mu rusengero. Bihanganira Uri kumwe mu ijuru, komeze mwihuta ubwiza bwe mwihuta rwose. nzamusingiza iteka, Basaza kwihuta, nzanezererwa imbere gusezera mu miryango atari ngombwa. nzamurora mumenye, urangiza gusezera arakomereza aho dushyingura hariya ku rubuga, birinda ibyamuha, nzamurora ugerageze mu kuruta maso kugira ngo
komaho turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka mubikore mwihuse rwose mwihuse kandi mukora imyitozo y'ubushishozi wabambwe ku musaraba yaje gukoranya abera babane mu ijuru nuko araje gerageza kwihuta ze ugera imbere y'isanduku rwose bireba kunyaruka wihute intama izashira urimo murabikora neza